Wigeze wibaza impamvu abanyeshuri benshi barwara umutwe mu gihe bari mu kizamini? Niko bizanagenda mu kizamini cya leta cy'umwaka w'2025 nutamenya zino mpamvu abanyeshuri barwara umutwe n'ukuntu wazirinda. Ni saa 3 za mu gitondo, igitutu cy'ikizamini kiri hejuru cyane. Wicaye imbere y'impapuro zitangira ubuzima bwawe zikagaragaza koko niba ushoboye cyangwa udashoboye, ariko umutwe wawe wacitse intege, urimo kuribwa cyane, ariko ugasanga ibyo wize byose naho bihuriye birimo biraguhunga. Rero niba ushaka yuko wamenya impamvu wakwirinda uyu mutwe urwarwa n'abanyeshuri mu gihe cy'ikizamini cya leta, uyu munsi turi buvumbure ibanga ryagufasha ndetse nuko wakwirinda kurwara umutwe mu kizamini cya leta cy'umwaka w'2025. Hano ni ku kizamini, ukihagera kana subscribe, kandi utarakanda subscribe ngo ufungure inzogera yawe, menya yuko iyi niyo video ya nyuma ubonye, kandi hano hari video zagusindagiza zikakwinjiza mu kizamini cya leta ugasohokamo wemye. Iki ni ikizamini kizatuma ubasha gutsinda neza kandi kikagwashwa y'ukuntu ikizamini cya leta kizaba kimeze. Abanyeshuri benshi bibwira yuko umuvuduko cyangwa kutamenya neza ari ibyo gusa bituma umuntu yarwara umutwe, ariko hano hari impamvu nyamukuru zituma umuntu ababara umutwe mu gihe ari mu kizamini yicaye imbere y'ikizamini. Ikintu cya mbere tugomba kureba, tugiye kureba impamvu zituma umunyeshuri arwara umutwe, turebe n'impamvu yatuma yirinda zino mpamvu zimutera kurwara umutwe akinjira mu kizamini cya leta ameze nabi. Bishobora gupfira mu mirire ndetse n'izindi mpamvu tugiye zitandukanye tugiye kubabwira. Impamvu ya mbere ituma umunyeshuri arwara umutwe ni ukuryama amasaha make cyane. Ubwonko ntibusinzire neza ngo bwumve bwiteguye kandi butuje, mu gihe kandi bukenewe bukabasha kuba bwagutenguha. Rero kutaryama amasaha ahagije niyo mpamvu ya mbere yatuma urwara umutwe. Indi mpamvu yatuma urwara umutwe ni ukunywa ibinyobwa byinshi birimo isukari ndetse na kafeyine nk'icyayi, ikawa mbere y'ikizamini. Izi niyo mpamvu yatuma urwara umutwe. Iyindi mpamvu ituma umunyeshuri arwara umutwe mu gihe ari mu kizamini cya leta ni ukutanywa amazi ahagije, kuko icyitwa hydration cyangwa kubura amazi mu mubiri ni imwe mu mpamvu zikomeye zituma ubwonko bwabasha kubabara cyane mu gihe utangiye kubukoresha utekereza, kubera yuko ubwonko bukenera amazi menshi mu gihe burimo burakora icyo bita gutekereza ku cyitwa cerebrum. Cerebrum ni agace ko mu bwonko gashinzwe mu gutuma umunyeshuri abasha gukurura ibintu yarahoze atekereza mbere y'ikizamini. Ariko mu gihe iyi cerebrum cyangwa kano gace k'ubwonko katabona amazi ahagije, icyo gihe uzababara umutwe byatari, hanyuma wumve ucitse intege kandi ibyo watekerezaga ubibure. Iyi ni impamvu ya kane ituma umunyeshuri arwara umutwe, ni iyitwa stress no kwigunga. Iyo ufite igitutu gikabije, amaraso ntagatembera neza bihagije ngo agende agere ku bwonko muri ka gace kitwa cerebrum kafasha gufasha umunyeshuri neza mu gutsinda amasomo yiwe. Hanyuma niba ufite stress ukaba ufite kwigunga, hari umusemburo witwa dopamine na serotonine. Iyi misemburo iragenda ikagabanuka cyane, hanyuma iyo igabanutse ni nako ubwonko bwawe bugenda burushaho kwibagirwa ndetse no gutuma urwara umutwe ugashyiraho igitutu ushaka kubikurura. Ibyo ngibyo bigatuma urwara umutwe. Umubiri wacu ukora ku murongo uhuye neza nuko tuwufata, hanyuma iyo utawuhaye neza ngo witeho neza, iyo tuwuvunishije tukabasha kuwima agaciro, natwe utwihimuraho igihe tuwukeneye. Mu gihe dushaka gutekereza neza umutwe ukababara cyane. Hanyuma umubiri, menya yuko umubiri ari umwanzi wawe. Umubiri ukwihimuraho bitewe nuko nawe wawufashe. Iyo wawufashe neza nawo ugufata neza mu gihe uwukeneye mu gihe cyo gutekereza. Hano rero tugiye kureba impamvu nyinshi zagufata kwirinda ibyo ngibyo byose ndetse zikakurinda kurwara umutwe mu gihe uri mu kizamini cy'uyu mwaka. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuryama kare, byibuze ukaryama amasaha 7 ndetse n'8 buri joro, buri cyumweru, buri joro, buri munsi. Ikindi cya kabiri ni ukunywa amazi angana byibuze n'amacupa 5 kugira ngo bije kugufasha gutekereza neza mu gihe ka gace k'ubwonko gakeneye gutekereza ugafashe ko kagaburira amazi no kugumya gatekereza neza. Hanyuma ryama kare amasaha angana n'8 cyangwa 7, hanyuma unywe amazi ahagije buri munsi, kandi urye indyo yuzuye irigizwe n'ibi bintu harimo karoti, imbuto, imboga, amafi ndetse n'ibinyampeke. Ikindi kandi niba ufite ibintu
birimo vitamini C bari byo ufata, hanyuma wirinde kurya isukari ndetse no kunywa ibintu bifite kafeyine. Kunywa isukari nyinshi na kafeyine menya yuko ari byo byica ubwonko bwawe, hanyuma waba bukeneye mu gutekereza bukagutengwa ugatangira ukarwara umutwe. Ikindi kandi fata akanya gatoya utuze, ushyire umutima wawe ku masomo kandi utekereze neza, ubwire ubwonko bwawe yuko butuje kandi butekanye. Nubasha gutekana icyo gihe menya yuko umashije gutsinda bino bibazo by'umutwe. Hari abantu bitera stress ugasanga habura amasaha 2 nibwo batangiye kwiga, menya yuko urimo uritera stress kandi uraje kurwara umutwe. N'uyu musemburo witwa dopamine na serotonine bize gutuma amaraso atembera agera ku bwonko nabashe kuhagera neza, hanyuma utangira urwara umutwe ugutenguye kandi wari uwukeneye, hanyuma ku kizamini utangira kugaragarira niba koko ushoboye cyangwa udashoboye. Rero irinde kurwara umutwe ugiye kwinjira mu cyumba cy'ikizamini, menya ibi ngibi. Ntuzajyana inzara, icyo nicyo cya mbere. Kujyana inzara mu kizamini cya leta, ifunguro rya mu gitondo rigomba kuba ririmo byibuze amavuta make, ririmo proteine, fibers ndetse wafashe igikoma n'umugati ariko nabyo bifite isukari nkeya. Irinde kujyana inzara mu kizamini cya leta. Iyo niyo mpamvu ya mbere wamenya mbere yuko winjira mu kizamini cya leta. Kandi irinde kunywa icyayi, igikoma mu gitondo cyuzuyemo isukari nyinshi. Kugira ngo ufate ibyo ngibyo wafata amazi kandi ugafata n'umutobe byibuze w'imbuto utarimo isukari, urimo isukari karemano. Hanyuma ikintu ugomba gukora, irinde kunywa icyayi cyangwa igikoma kirimo isukari. Ikindi kandi kora imyitozo yoroshye mbere yuko winjira mu kizamini cya leta. Ushaka ahantu hatuje, urambura amaboko, uhindura umwuka wawe, uhumeke biri deep, winjiza umwuka mu mazuru cyane, uwusohorera mu kanwa. Ikindi kandi ufate agace gatoya uvugisha umutima wawe, uwubwire yuko uri aho ngaho kandi witeguye gutsinda kandi ushoboye. Ubwonko bwawe bukeneye amahoro n'amavuta, si amagambo menshi cyangwa impapuro nyinshi wasomye, ahubwo ni ukumenya uburyo ki utwara ubwonko bwawe mu gihe ukeneye mu kizamini cya leta. Niba uri gusubiza ibibazo rero mu kizamini cya leta, noneho umutwe ugatangira kugutera cyangwa ugatangira kuburya, yego gushaka kuba ibyo byose wabikoze, ariko wajya mu kizamini cya leta umutwe ugatangira ukakurya. Hanyuma rero ikintu ugomba gukora, komeza uhumeke gahoro gahoro, winjiza umwuka gake mu mazuru, usora mu kanwa, hanyuma wumve utuje kandi utekanye, ubikore gake gake. Ikindi kandi ufate iminota 2 usubize amaso inyuma, use nk'uhumirije amaso, hanyuma ubashe guhumeka uhumirije umeze neza byibuze iminota 2. Nyuma y'iminota 2 urawakiza umutwe. Ikindi kandi shyira umutwe ahantu hamwe, wareba ku kibaho, wareba hehe, hanyuma wumva utuje utekanye. Kurwara umutwe ntibivuze yuko ari ugutsindwa, ahubwo gutuza ni intambwe ya mbere yagufasha gutsinda neza ikizamini cyawe cya leta. Ntabwo ikizamini ari ugutwarwa, ni wowe ugomba kugifata miri hanyuma ugatsinda neza. Iyo wize neza, wisekera mu mutima, unywa amazi, uryama kare, ndetse nta n'impamvu n'imwe yagutera stress yatuma urwara umutwe muri izo mpamvu ziri aho ruguru twakubwiye. Kuko gutsinda si ugufatwa n'urupapuro gusa, ahubwo ni ukumva yuko ubuzima bwawe ari ugomba kubwubaka no kubugena. Rero ugomba kwitegura muri iyi minsi, ugomba kwitegura ejo hawe, ntabwo ari wowe hagomba kugutegura. We hategura uyu munsi, kuko uyu munsi ubaye intambwe yawe yo kwiyitaho no kurinda ubwonko bwawe, ukirinda kurwara umutwe mu kizamini cya leta. Wigire ku bihe byabaye, tegura ibihe byawe biri imbere. Ikindi kandi kana subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubane mu rugendo rwo gutsinda ikizamini cya leta no kwirinda kurwara umutwe. Utuzishe umutima wawe ku rupapuro, niho hari amahirwe yawe y'ejo hawe hazaza. Sangiza iyo video rero, hari abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi bitandukanye b'abanyeshuri bagenzi bawe. Ikintu ugakora, basharinge iyi video kuko urabafashije nabo, kuko bakeneye izi nama. Ntabwo ari abantu bagira amahirwe kubona zino video, basharinge kugira ngo nabo bamenye zino nama z'ukuntu bakwinjira mu kizamini cya leta ameze neza. Rero ntuzibagirwe, menya yuko umutwe wawe mwiza ntuzatuma utsinda neza. Hanyuma izi zari inama tubajyana ku kizamini. Njye nitwa Kalise Mutabazi, nijye ubagezaho inama zigiye zitandukanye z'ukuntu watsinda ikizamini cyawe cya leta neza muri uyu mwaka.
runaka. Ndagushimiye cyane, uze kureba izindi video ziri kuri iyi channel zagufasha, nazo hari ikintu gikomeye wakuramo kandi cyakwinjiza mu kizamini cya leta wumva umeze neza, ukabasha kugisohokamo neza watsinze neza. Ndagushimiye cyane, reka uze kugaruka mu kanya urebe iyindi video tuza gushyiraho yagufasha mu kwinjira mu kizamini cya leta. Iyi ni channel izakwinjiza neza ndetse ikagwashwa y'ukuntu ikizamini cya leta kimeze. Reka tuze gusubira mu kanya.